Sinkubesha sinzi nimba Imana izakwirata mu buryo budasanzwe mu gihe ibyo wamenye wananiwe kubibwira abandi. Mwe ntimugitekereza kubarimbuka, narumiwe n'abakizwa. Hanyuma njya mbona abantu mwirirwa mwandika ngo yenga ibintu byabaye nabi, ngo ibyaha byaragwiriye. Aho birareka kugwira ntababirwanyije. Habuza abahaguruka ngo none ibyaha birareka kugwira gute? Babwira ikintu kimwe ntinya. Iyo utarwanyirije ibyaha kure, byo bizagusanga iwawe. Rakoze umushumba, Imana imuhe umugisha kutwakira. Thank you, Pastor, for welcoming us. May God bless you. N'itorero ryose Imana ibahe umugisha. And may God bless the entire church. Dushimira Imana kubw'amasengesho murimo n'ibihe byiza. I thank God for the conference you're in. Iyo Mana yabibashoboje mureke tuyikomera amashiko yabemereye. Let applause the Lord who has made it possible. Itorero ryo mu rugo rirabatasha. My family church greets you. Nayo iryo ku rusengero nta makuru riramenya ko naje. But I can't be sure from the church. Ndashimiye kutuyoboye tukahagera, nari mvuye ahandi Nyamata mu bindi bikorwa. I thank God for leading me here. I was in Nyamata in other activities. Imana yakoze kuduha umuhanda mwiza. Reka dusome ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo w'8. Acts of Apostles chapter 1 verse 8. Haravuga ngo says, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudeya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amen. Amaze kuvuga atyo azamurwa bakimureba, igicu kiramubakingiriza. Bakiraramye, ntugire ngo bararamye iminota mike, bashatse kwirirwa bararamye. Batumbira mu ijuru akigenda, abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera. Barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru azaza atyo kuko mumubonye aja mu ijuru. Basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayono uri bugufi bw'i Yerusalemu, nk'urugendo rwagendwa ku isabato. Tuvuge haleluya. Hallelujah. Kimisagara ndabakunda murabizi. I love you, Kimisagara. And you know that. Nyuma ya Gerizo Ndezame hariya mu minsi yose aha kabiri mba ni hano. After my church, Gerizo Ndezame, Iri ni this is my itorero second ryanjye church. kabisa rindi rya kabiri. This is my second church truly. Ndabwo ndi umushyitsi hano, ibyo nanjye ndabyumva muri njye. I feel it. I'm not a visitor in this house. Imuhira ntabwo mbanje nk'umushyitsi rwose. I feel home when I'm here. Kubera ubumwe tugiranye namwe. Kimisagara shaka kuba narahagaze hano bwa mbere muri mu 2000 nimba atari na 4 ni na 5. I've been coming for long, maybe starting from 2004. Kuva icyo gihe Since that time, naho byahise bitangirira. it just started. Kimisagara ikaza i Bujumbura, Gerizo natwe tukaza hano. You have been finding Noneho aho nziye biba birakemutse burundu. and when we came here, things were solved. Ndashima Imana kubyikomeje gukora hano hano muri iki I kibanza. thank God for what He has been doing Iyo in this tuje church. tukababona duhita tumenya ko ubuntu bw'Imana bukibariho. As we see you, Nimuyikomere amashyi ko recognize ubuntu the bwayo grace of God bukibariho. upon your lives. Amen. Ivugabutumwa mwakabyaramo. Evangelism. Kuvuga ubutumwa kire mu bintu by'ingenzi bikomeye Imana
cyangwa se Yesu ashaka kubizera bose aho bari ku isi. Evangelism is one of the things Jesus wants from all the believers around the world. Niba itorero ririho hano aha If there is a church established here, iki ni ikigo cyo kwitorezamo hano, this should be a training center ngo mwitoze uburyo mubana n'Imana ubuzima bwanyu bwose, where people learn how to live with God their entire lives. ngo mwitoze uburyo bwo kwiramya no kwihesha icyubahiro binyuze mu ndirimbo n'amasengesho. They should also learn how to praise God through songs and prayers. Icya gatatu, Third, ubwami bw'Imana ngo bushingwe muri mwe bubuzure, so that the kingdom of God is established in us. niburangiza kubuzura muhite mubusohokana, mugende mubwiriza abandi ubwami bw'Imana aho mujya hose, And fill us in a way that will go out and tell others what is in us. mu isezerano risha In the new covenant, ntababesha, without lying. mba mbona amatorero y'iki gihe When I look at the churches by'ukuri now, igice kinini ngeraho nkibaza nkabona n'isezerano rya kera, the majority of them look like they are in the mbese old covenant. hamwe bicaye gusa babona nk'imirimo y'ubwami y'ivugabutumwa n'ibindi kifite ba nyirayo bayirazwe gusa bari mu itorero, abandi bose ni abafana gusa bo kuza gufana ibya Where they Yesu. have people sitting in the church feeling that they are not part of those who should do evangelism. Mu isezerano rya kera yatumaga abatambyi cyangwa abahanuzi gusa. In the Old Testament, only priests and prophets could be sent. Ngigere mu isezerano risha, And when he came to the New Testament, irabanza ituma umwana wayo kujya kuvuga ubutumwa ku he isi. first sent his own son to come and do evangelism in Ari the we world. ari ubu umukoca wivuga genda uritangize wowe. And he wanted him to launch evangelism. Kristo yaraje Christ came. avuga ubutumwa bwiza, akora iby'Imana yamushakagaho byose. He preached the gospel and did everything God wanted from him. Arangije kubikora, After that, aravuga toke abanyizera bose he said, all that Munez. believe in me. ikigiye kubabera ciza nuko mbanza nkagenda kwa data ngewe nsubirayo ibyanjye byarangiye. You will benefit from me going back to my Father as I have accomplished my mission. Ibisigaye ni ingenda, And after I've gone, nzaboherereza umufasha ari we Mwuka Wera. I will send you a helper who is the Holy Spirit. uwo nabazaho And if that one comes upon azabagira you, abagabo he will make you bo witnesses kumpamya. to testify of me. Yamaranye n'abigishwa imyaka 3 ivugabutumwa ryarabananiye pe. He spent 3 years with his disciples, but they couldn't do evangelism. Batajyanye nawe ngari ugenda bikora. They could only go with him. Ntabwo harenze 3 baba baragiye bonyine cyangwa 2 batajyanye na Yesu, nabwo ngo yarinze kubapompa mu mwuka abahuhiramo. He sent them alone only twice. Baragenda birirwayo bakora udutangaza nkatungahe, babona nk'abangahe, bagaruka basaze, ariko bageza nimugoroba kakuka yabapompeye bo kashize. They spent all the days and accomplished small miracles, but when they came back, they were exhausted. Kuko iriya myaka 3 umwuka wose w'Imana wari ukiri muri Yesu, utarajya mu bandi bizera, ukiri muri Yesu wenyine. During his 3 years of ministry, Jesus had the Holy Spirit in himself. Wa mwuka Yesaya hano 61 ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri nge. The same spirit that was prophesied in Isaiah 61, when he said, the Spirit of God is and has anointed me to preach. The good people he was mentioned was those who received the gospel.
reka ngusaba umpoberere ukwegereye umbwire ngo uri umugwaneza. Abagwaneza Yesaya yahanuraga ubarimo wowe. Tell the person next to you, among the good people Isaiah prophesied abagwaneza ubutumwa bwiza. Tell the good people about the gospel. Ababwakiriye bose. And all those who will abo nibo bagwaneza Bibiliya yavugaga. Are the good people the Bible Imana ishimwe ko muri abagwaneza mwakiriye neza ubutumwa bwiza. Because you have received the gospel. Nimukomere Mwuka Wera amashyi wabibafashijemo. Applause the Holy Spirit who has led you in this. Yesu amaze kuzamuka after Jesus went in heaven, basigarana agahinda no kubabara ndetse bamwe n'umujinya ko yagiye. They were saddened and angry that they were left alone. Ntibaramenya icyo yashatse kuvuga. Because they could not comprehend what he meant. Ariko arababwira ngo ababwiye ngiye kugenda ngo barakaragwa ngo si ibyanyu kumenya iby'iyo minsi muri kumbaza. And he told them, don't be angry because it's not up to you to know what is coming. abasigira isezerano. But he left them with a promise. Muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. He told them, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Naje senga mu modoka ati Mwami Yesu we ntabara izo mbaraga abantu bakimisagara bazihabwe mu izina rya Yesu. Muri iki cyumweru bashaka ubutumwa bwiza. As I was coming here, I prayed that you receive that power. Ndavuze ngo nimwakire izo mbaraga mu izina rya Yesu. Receive that power in the name of Jesus. Zibahindura abagabo bo guhamya. And that you become witnesses. Bahamya ibya Yesu. Witnessing what Jesus did. Mbwirira ukwegereye ngo transfer yarakozwe. Tell the person next to you the transfer has been made. Ibyari muri Yesu. What was in Jesus. Byavuye muri se. That came first from ngo birangize biva muri Yesu. And then it came from byoherezwa kuba mwizera bari mu isi. To believers in the world. Uyu munsi today umwuka wabaga muri Yesu. The spirit that was in niwo Jesus. mwuka uryamye muri mwe abaraha. Is the spirit that lies in people in here. Umwuka wera umunsi yabamanukiye bariya yabwiraga. When the Spirit of God came upon them, mugakerera buri guca it was early in the morning and the Spirit of God came upon them. Icyambura urukerera cyangwa urwejo bucyari ku wa gatandatu ngo uwo mwuka bisukemo. I wish the same Spirit can be poured on you. Yabisutsemo barafatwa bose. And they were all contaminated. Bavuga indimi. Barusura. And they started speaking new tongues. Iyo umwuka yaje. When the Spirit comes, atuma uvuga ibyo utavugaga. He makes you say new ibintu byose uzumva uvuze bitewe n'umwuka uzamenye k'ibyo. As a result of the Spirit. Ibyo biri mu rwego rw'indimisha nabo umwuka manutse bavuze ibyo batigeze bavuga mu buzima. Is a new tongue that you speak only when the Spirit of God comes upon you. Icyakabiri ubwoba bwose bagiraga bwo gutinya abapagani bwashize ku munsi uyu mwuka wera bamanukira. Second, the fear they had was gone the day the Spirit came on them. Ndasengera abizera mwese muri aha ngo umwuka w'ubwoba urarurimbutse mu izina rya Yesu Kristo ubavemo. I pray for you also that the spirit of fear is gone from now. Bamwe bagira ubwoba bw'ubuzima. Some people fear about their lives. Abandi bagira ubwoba bwa shitani. Other fears the devil. Abandi bagira ubwoba gusa bagatinya abantu ntaco babakoraho. Other also fear other people. Ariko bitewe no kwitinya cyangwa kwisuzugura akumva ko ntaco yamarira abandi. But that is by lack of confidence that you feel that you are not bwose tumusenye mu izina rya Yesu y'umugoroba. All that fear in the name of Jesus tonight. Abaje guterana hano bigomba gushira mu izina rya Yesu. I believe that whoever is in this service will lose. Yesu we ntiyaje ntari hano. And Jesus is here. Impamvu se bidakoreka nibi. Why would you not receive what you should receive? Ndavuze ngo bugushiremo mu izina rya Yesu. Go away in the name of Jesus. Ubwoba ni ikimenyetso kibi cy'uko ubusatani bugikorera mu muntu. Fear is a sign that the devil has a place in your heart.
kuko hari umwuka w'Imana haba hari umudendezo. Because where there is the Spirit of God, there is freedom. Hari ibintu bibiri bitajya bibana ngo byemeranye. There are two things that can't coexist. Umwuka w'Uwiteka ntiyakuzuramo. You can be filled by the Spirit of the Lord. Ngo narangiza ngo n'umwuka w'ubwoba ngo nawe akubemo. And also have the spirit of fear in iyo ni you. imyuka ibiri idahuye ifite inkomoko zidahuye. Those are two spirits with different origins and that can't coexist in one person. Kimwe mu bikoresho Satani akoresha mbere yuko agira icyo akorera umuntu abanza kohereza umwuka w'ubwoba. The devil will instill fear in you before using you the way he wants. Iyo umwuka w'ubwoba buzahafata sinkubesha da Satani ntaca ashoboye aho hantu. When you're not fearful, the devil will do nothing in your life. Ni wumva watsinze ubwoba uzamenye ko na Shitani atapfa kugushobora. When you can defeat fear, you can also defeat the devil. Murabyumvise tuvuge haleluya. Hallelujah. Bamaze guhabwa uyu mwuka wera. After they have received this Holy Spirit, icyambere bakoze gusa bavuze ku ndimi. The first thing they did was speaking in tongues. Ngo barangize kuvuga mu ndimi. After that, biba ngombwa ko bita hanze bagasohoka. They had to go out. Uzi impamvu basohotse? Do you know why they went out? Baravuze ati ibi bintu tuhawe. They told themselves what we have received. We can't keep it for ourselves where our families do not receive of it. How can we keep this peace whereas our families do not have the same? And that is when they enjoy the salvation. They felt the heaven and the peace and the glory of the heaven in themselves. Barakunda babona akaga kabari mu isi y'umwijima bataramenya Yesu. And they could see what was happening in the world that did not Jesus. Ku buryo bavuga toke dusohoke twese tugende. And they said, let's all go out. Basohotse bose cyangwa hari igice cyasigayeyo? Did they all go out or part of them stayed in the upper room? Buzuye umwuka bose cyangwa hari abasigaye? Were they all filled by the Spirit or part of them did not receive? Bose barawuzuye? They all were filled by kandi the bose Spirit. barasohotse. And they all went out. Bajya kuvuga ubutumwa bwiza. And they want to preach the gospel. Bajya guhamya Yesu. And to testify of Jesus. Naratangaye guhamya Yesu. Testifying of ntabwo bisaba theology. Does not require you to be a ntabwo bisaba amaformation manini. It doesn't take you to be trained. Kwigisha abaremwe nibyo bisaba kugira ibyo uzi nibyo wize. Teaching the believers requires you to know ariko guhamya Yesu nibyo abahuye nawe bose. Is for everyone who has met reka him. ndeba amaboko y'abahuye na Yesu. Can I see those who have met Jesus? Nibavuge ngo haleluya. Can they say hallelujah? Abahuye nawe bose whoever has met bafite uburenganzira bwo kujya kumuhamiriza abandi. Has the right to go and testify of him. Igitangaza. What is amazing? Benshi mubona batavuga ubutumwa ngewe mpora nibaza ko guceceka. Ukamara umwaka ntabubwira Yesu. Keeping silent, spending the whole year without speaking of Jesus. Mbibona nk'ikimenyetso simusiga cemeza ko nta mwuka w'Uwiteka uraza muri uyu muntu. For me it's a sign that you don't have the Spirit of the Lord. None se umwuka yaza ugaceceka gute? How can you keep silent when you have received the Spirit of the Lord? Nuko tubana mu nsengero ntubona uko abantu bicaye aha. The way people are in churches. Uko harimo amatsinda abiri. There are two groups. Hariho itsinda ry'abagikurikira Yesu ariko batarahura na mwuka wera. There is the group of those who are following Jesus but who have not yet received amakuru ya Yesu gusa. They are still after the news. Hakaba n'itsinda ry'abahuye na Yesu bagahura na mwuka wera. Bombi bahuye nabo. And there is the second group of those who have met Jesus and have received his Spirit.
abo ngabo ndavuze ngo nta wabaga ya pole sana. For the first group, there is nothing you can n'intumwa za Yesu zamaze imyaka 3 zifite Yesu ariko zidafite umwuka. Disciples spent 3 years with Jesus but without having the Spirit. Muri iriya myaka 3 during those 3 years, simbabesha nta vugabutumwa bari bashoboye. They could not do evangelism. Nta n'ibyo guhamya bari bafite. And they had nothing to witness of. Byari ibintu bigoye ko bakora ibidasanzwe mwuka wera ataraza muri bo. It was impossible for them to do the unusual without the Holy Spirit. Ntibajya mu bihambaye bya kure keretse umurimo umwe guhamya Yesu kubo bahuye nawe bose baramuhamyaga. But they could all testify of Jesus they were with. Ariko kugira ibyanditswe bashobora kwigisha abandi ntabyo bari bafite. But for them to have scriptures to announce to others, it was impossible. Bwira kwegereye ngo waratinze warakereje. Tell the person next to you, you have delayed. Kugeza muhagurutse warakereje. Tell the person next to you, you have delayed. Nari mfite utumikoro ngo mwese ndubahe muvuge numve. I wish I had microphones for everyone so that I could hear what you say. Ngo maze imyaka ingahe mugakiza. Ask the person next to you, for how many years have you been Uziko bamwe saved? wagira ngo nabasaza bo mugakiza abandi nk'abakecuru mugakiza. Some of us are like kuko bagasaziyemo. old men and women salvation wise. Ni ikibazo gikomeye. Iyo ndebye muri Bibiliya, when I read the Bible, hari umugabo wanyemeje nemera ko umuntu wese wahuye na Yesu adashobora kunanirwa there kumuhamya. is a man who convinced me that whoever meets Jesus cannot stay silent. Ureba Yesu agenda ahamagara intumwa ze, yahamagaye Filipo mu gatondo. When Jesus was recruiting his disciple, he called Philip in the morning. Ngo bagendane bageze imbere gato agenda yumva ibyo Yesu avuga. And when they had walked together for a short moment, Filipo biramufata. Philip heard what Jesus was saying. Abwira Yesu ngo ntegereza gato. And he told Jesus, wait a moment. Sinakomezanya nawe. I can't keep with you. Ibyo mbonye ntabanje kugaruka ngo mbibwire inshuti zanjye twagendanaga hanze. Without telling what I've heard from you to my friends out there. Abwira Yesu ngo ntegereza mbanze mbabwire ibimbayeho. Until I tell them what has happened to me. Arahindukira ariruka ajya gushaka inshuti ze ba Natanayeli ngo rukubitane. Uyu mugabo ntaramenya icyo babwiriza. He went back and found his friends including Nathanael. Ariko icyo guhamya aragifite. Ubundi guhamya ni ukuvuga ibyo wabonye kuri Yesu gusa. He did not know yet much about Jesus, but he could testify what he heard and saw. Yaramubwiye nta gitabo Filipo yari bwasome na kimwe. Philip had not n'amagambo make naho yarayumviye. And it was his first time ariko yahise abwira uwo mugabo ngo uw'abahanuzi bahanuye. But he told Nathanael, the one that was prophesied about, uw'ibyanditswe bivuga, the one that is mentioned in the scriptures. Turahuye musiza hepfo. I have just met him and the left. Niwe Kristo araha. That is Christ and he is near. Mukwereke nawe urebe ibyo mbonye. By yourself and see what Nathanael ati ninde? And Nathanael was like, who is aramubwira ngo ni Yesu w'i Nazareti. He said, Jesus from Nazareth. Ahita aramubwira bati nimba ari Nazareti ho nta cyiza cyavayo. And he said, there is nothing good that can come from Nazareth. Ndabone ko byanze ati ngwino wirebere ngwino umugereho. He said, come and meet him. Aramwemerera araza. Nathanael accepted and came. Ageze imbere ya Yesu. And when he saw Jesus, Yesu wenyine aramwibonera aramurondora. Jesus oversaw him. Aramubwira ngo nguyu muyuda utarimwa karohe n'uyu yaramubonye amenya n'umutima we. And he said, this is a good Jewish. Nathanael ati, Nathanael said, gute se amenya te? How can you know me? Aramubwira ngo ukiri munsi y'igiti. He said, when you were under the tree, nakubonaga. I was seeing you. Aho mwabaga Yesu yarababonaga.
Jesus knew you when nimba you were in your mwarisanze mu place. gakiza hari aho yababoneye. If you are saved today, he saw you before that. ubu se mwaje niho amaso yabavuyeho. And how can he not see you now ubuho that you closer? amaso ye abahoraho igihe His cyose. eyes are always on you. turahari tuvuge haleluya. Amen. Nataneli yahise ajyana n'abandi akurikira Yesu ariko yazanywe Nathanael nande. followed Jesus. He made Yazanywe that, na but Filipo. who brought him? Philip. jya muri Yohana none igice cya kane urebe maraya w'umusamariya. If you saw it, you read in John chapter 4, the Samaritan uvoma saa woman, sita agahura na Yesu. a prostitute who went to the well yamusaba amazi. midday. kari agakobwa k'umushiha n'umujinya udashobotse. It was an angry girl. umuntu Yesu asaba amazi kandi Yesu arimwo otorite y'ubumana, agakobwa karamuhakanira. A girl who dared refusing to give ntayo nguha water to duhuriye Jesus. hehe mwebwe. She was like, how can I give you water? We not Yesu we that. arahindukira amubwira ngo iyaba wari uzi ugusabye And amazi, Jesus told her, if you knew the one who is asking wari you to give me kumusaba water, amazi you would ask for the water mu buryo utazongera kugira inyota na rimwe. that will make you not being thirsty ngo anymore. yumve atyo When she heard aravuga that, ati wampaye ayo mazi. she said, give me of that water. akivuga ngo wampaye ayo mazi, And as she mentioned that, Kristo yahise yatransfera muri we Jesus transferred the amazi water in her. y'umwuka n'ijambo. umukobwa ahita asanga kera birahindutse, That girl found herself changed, atangira guhishurirwa Yesu ko ari Kristo. and she was revealed that that man was aramubwira Jesus Christ. ahita aramubwira ati Yesu, ibyo mbonye n'ibyo numvise muri nge, And she said, what I can feel inside me mbabarira and that I've mbabarira seen, please utegerereze hano, wait for me here. ntuhave ndagusabye, Do not go away, please, mbanze njye mu mujyi gato ndagarutse. so that I go in the city and come back. maraya ngo yikoze mu mujyi. And she went back in the city. umugabo bahuye, umugore bahuye, abasore bahuye, Whoever she muzi ibyo met, mbonye, men, women, youth, wahanuwe n'abahanuzi. she told them, I've met the one ayi that urondora iby'abantu prophets bose, the one that removed the ndamubonye sins of musize ku everyone. iriba, I've just arahari seen nimuze him. murebe. He is that the world, come and see him. saa sita zuzuye yari maraya ruharwa. She was a prostitute. saa sita na 40 At abaye midday, evangeliste umanura b'umujyi wose And at akabagezaho Yesu 12:45, ari. she was an evangelist announcing to the whole city the teolojiya good news. yize, formation yazigiriye he? She didn't get nta trained. nta kindi yavuze kirenze icyo yabonye. She did not say anything beyond what she had guhamya seen. Yesu, She mentioned umuvugaho Jesus. ibyo wamubonyeho. You testify of Jesus. Yohana yaranditse ngo And John wrote, uwo twiboneye, the one we have seen, intoke zacu zikamukoraho, our hands have niwe touched, jambo ry'ubugingo is the tubabwira. word of life that we are announcing to you. ngaje kugera mu byahishuwe, And in Revelation, agiye kwandikira abari mu isi bose igitabo kijya before muri Bibiliya, writing to all the people in the world, atangira yandika gusa uko yabonye Yesu. he started writing what he had aravuga ngo seen umutwe of we Jesus. weraga nka sherege, Say his head is as amaso ye white as snow, ibirimi by'umuriro, and his eyes ayi are like amaguru ye flames, nk'imiringa. and his feet are like. amuvuga uko yamurebye gusa. He just described Jesus as he saw nibyo him. ubwira abandi bantu, You just say what you icyo have seen, wongeraho ni kimwe gusa, and you only what you have wongeraho icyo yagukozemo wowe. which is what he did in you. ni bibiri, ubanza kuvuga Kristo uko ari, You first uko describe wamubonye, Jesus as you saw him, warangiza ukabwira abantu icyo and yakugize. you add what he has done in you. nimba waribaga urababwira ngo Kristo yankuye umuvumo wo If you kwiba used to steal, you narawukize. say Jesus has removed the abandi ati curse nari of indaya,
ariko You say, Kristo I used to be a yabinkuyemo. prostitute, but Jesus Abandi removed that ntushaka uvuye from gusa me. ngo nari ndwaye, You can also ankiza testify indwara that yananiye you are abaganga. sick and Jesus healed Abandi ati you where nageze mu doctors have rupfu, failed. Kristo niwe wankuyeyo. Jesus has taken me out of death. Abandi babwire ngo mpuye na Yesu yampinduriye amateka. Tell others that whenever Ubu I mfite meet Jesus, ibyishimo ntigeze ngira, I have the joy I amahoro never had, yaraje, the peace I never ubu had. yaranzamuye, He has raised me sigaye mfite up. agaciro mu bantu. I am now valuable among Uvuga people. ibyawe, ibyo Speak yagukozeho. of what He has done in your life. Ninde ubyemera avuge ngo haleluya. Hallelujah. Ibyo ninde wananiwe guhamya ibyo? Who can testify of what happened Ngahe in his noneho tureke life? kubeshana cyangwa Let's tujye mu stop mateori lying maremare. or Ninde embracing wicaye aha victories. When you sit udafite in ikintu here, Yesu yamukoreye who yabasha is here guhamiriza who abandi? can testify of one thing Jesus did in their lives? Ujya wicara ukabura icyo Yesu yagukozeho. Do you ever think and lack anything Jesus did in your life? Iyo wireba, When you look at urireba yourself, ukabura umurimo wa Kristo ku buzima bwawe can't you ukabura. recognize the work of Jesus in your life? Niba hari ibintu wibonaho yagukozeho, If you can see things that Jesus accomplished iyo in your ugiye life, ukabibwira abandi. go and tell those to others. Ngewe maze guhitamo kwinjira mu by'umwuka no kuzura umwuka wera. Personally, after I've chosen to embrace spiritual things and the was filled by the Nabwiye abandi Spirit, bongeye kubanza gusenga, imbaraga z'Imana zinzeho. I told people I'm going to pray Njya until I gusenga, receive the umwuka wera power of amaze God. kunzaho, After I've received the Holy nibwo Spirit, I nahise want to ntangira pray. umunsi amanukaho mu gicuku. The very first day I received mva the mu Holy ishyamba Spirit, ndataha, ngeze mu rugo nshikira kwa muramu wanjye, napfuye kwinjira bari we mpera. I went to my brother-in-law and he was the first person I Sanga spoke ararwaye to. kuko yari anafite n'ikibazo cy'urubyaro byananiye, azarwara ibintu atazi. He was sick and didn't have children. Ndamubwira ngo Kristo numva muri nge I told him Jesus, the Jesus abasha I feel in me kugukiza is able to heal you. umuriro numva wa Yesu The fire of Jesus I abasha feel in me kugukiza. can heal you. Yabanje kwanga ko musengera kubera kumpinga ko ntiyarazi ko umwuka wera nawuhawe amperuka. He had refused that I pray for him because he had the memory of who I was before receiving the Holy Yumvishe uko Spirit. mbihamije, And when he heard the way I aravuga was ati uyu ntabwo testifying, ari nakanzi, he said, "This is not the man pfukama I knew." ngusengere. I told him, "Kneel down." Namurambitse so that I pray for ikiganza. you." I laid Mana my yanjye hands wa on muriro him, uraka and uraka the fire uraka. burned. Nibwo bwa mbere bwanje kubona umuntu usengera akikubita hasi, It was my first time to see a person imbwebwe being prayed zigatangira for, kumoka and muri we, the injangwe spirit's zikavuga, voices started getting out agahinduka of him, nk'inzoka hasi. and he was crawling down as Ibirwara yari a snake. afite mu nda kuko nasanze amaze ibyumweru nk'abiri atava mu gitanda. It had been 4 weeks that he Ibirwara was in aho bed, aho and there byahise binyika biva mu nda ye bihambwaho. he was healed. Ariko Mana yanjye, My guhamya God. Yesu ndetse ngo numve abadayimoni batangiye kuvuza induru. When Bwa mbere demons numvishe started ibyo, screaming, it was my first time to witness that. ndavuga ngo nagobo iyo ndashoboye rwose. I told myself, this is Iyo above what nayivumbuye I ariko can manage. sinzi ko kiyishoboye. I ngo told myself, bihotagure, this I can't manage. aturumbura amaso, When he started none looking ubona abaye at umusazi me, agaramye hasi. he looked like a foolish man. Ndavuga ati ibi rwose ibi nacokoje ibyo ndashoboye. I told myself, I Narirutse engage in ndahunga, things I can't manage. ndagenda mfata ariko kubera ko numvishe dayimoni zivuga ngo tubise dusoke ran tugende, away. nahise niruka njya gukingura umuryango ngo zibone uko zigenda. Because demons said, let us Nari go nzi ngira ngo out. I went and nukuzikingurira opened the zikagenda. door so that they can't go. none nasubira nkama mugende nakinguye, And I told them, go, I have opened the door. zikabangurira ngo uradutwika. Ndi none se nakinguye iyo mugiye. I was just addressing to them, telling them, Ariko go, I have opened the door for ngongezaho, you. tiko ndi ku muryango nisoka se ntizimpitana. I told Ndagenda myself, nihisha inyuma y'urugi.
I need to go aside so that the demons won't hit me as they go away. Ndangara n'abantu batinya shitani wantinye ntaramenya no gusenga. The devil feared me before even I knew how to pray. Ico gihe sinari nzi no gusa amagambo atarenze atanu ntayo nari mfite. I couldn't go beyond 5 ukwiye ko nabaye gusanga mu izina rya Yesu. I could just say in the name of Jesus. Ako gusa abazimu bagatokombera. Disturbed the demons. Misha murugite mugende kwa jina la Yesu. I could hear myself. Igitangaza nubwo mpaye mvugira inyuma y'urugi. Even when I was speaking, ziraruha zimuvamo, demons went out of that man and menya ko zagiye. I knew that they had left. Arihungura ivu ryose ryamugiyeho. And I recognized that because the man rose yaramaze iminsi yaruzuye umwuka. Started arafukama and he could kneel and pray. Atega amaboko arasenga ararya. He raised his hands and started praying and crying. Amurangiza mureba. I looked at him. Ntabwo ari babazimu ndabona I said ari we yagarutse. He is different from the man who was with the demons. Ngo mpagera arahaguruka Then I came close and he hugged me. But I was not confident. He told me, come close so that you praise the Lord. I stood and let him hug me, but I wasn't confident. He was delivered that day. And he was able to have children that same year. He was the first person I prayed for. He was a young boy, now he's a man. Testifying is just telling what happened to us. Imirongo yo muri Matayo sinzayibagirwa nta wundi narinzi ntumbaza. I knew only 2 verses from Matthew, and those are the verses I used. Ngasoma uko havuga nkananirwa no kwasobanura. I could only read those verses. Ariko narangiza ngabwira abantu ngo kuva mpuye na Yesu. I could only tell people that since the day I met Jesus, He has given me joy and peace that I never had before. Second, He has taken away my anger, my deep-rooted anger. I could be angry for 7 days without even speaking a word. And when people talk to me, I could just ignore them. I told my brothers, let not even eat the food from this house. After that, they accepted, they agreed whenever I suggested that. The anger could feed me for 7 days. I could come back when my parents knelt down and asked for forgiveness. I thought my brothers had followed me without knowing that could wake up at 1 a.m. and go eat in the kitchen. On the 3rd day, I could ask them, how come you look strong? But they could reply, let them know that we are not happy. I was angrier than everyone and almost died of anger. And from the day I was filled with the Holy Spirit, umwuka wera akaganira muri nge nta mujinya nongeye kumenya iyo wagiye kugeza n'iyi saha mpagaze aha. Up to now I have never felt that angry again. Narabibabwiye uko niko kuri. I told this urashira again. My anger went away. Niyo umwana yakoze amakosa turirakazana nyina tukihagararaho. When our children made errors, we can decide to be angry with my wife, but
And we say we should punish them. baseruka mu muryango But when they come, umujinya ukabura my ahubwo anger goes away, nkumva ngiye kuzuzwa and I feel mbabonye like the Holy Spirit is filling me, akazandeba ikijisho kuko utabahonda which my wife doesn't appreciate. aho yaje guhebera ntiyasaba kumbwira nuko no mayitari ko urahonda abantu And one day she stopped involving me. ndi numva nezerewe nta mujinya mfite She byanze asked me, ndahera why he can you smile at people you are angry at? And I say, I can't ndamubwira ati hold vraiment the joy in mbabarire me. jya ukomeza kamba mbiri yawe ujye uyifata ukomeze I told ubakubite her, keep punishing them alone. beno kuko ibakoshe yarabakubitaga She didn't n'ubu iyo beat them. bamucokoza bicaza ariko kamba mbiri yawe They could, kamba mbiri yawe even now rwose children tease her, ntabwo yari say, yoroshe your stick. ibyo noneho niyo nambwiye ati rwose sinabishobora I told her I'm nta mujinya unable mfite to be agakono angry kabagamo umujinya because the seed of karamenetse anger in me has been destroyed. kuko amakosa yabo ntiyandutira ibyiza byabo ngo nzarakare ntibibaho Because my children's errors and mistakes are not be nararushe nsanga n'abantu above bose what is nuko good in bimeze them. niyo umuntu wese yakora ikosa ndamureba And I can extend this to every nkumva person near me. nkamenya ko ibyiza bye bishobora kurusha amakosa ye I always think that Ugasanga whatever sishobora mistake a kumurakarira. person can make, they have more good things in them. shuti ibyo Yesu yagukozeho What Jesus has done for bari you ibyo ugenda ubwira abandi nawe nta is bindi what you birebire should go and tell others. noneho ikibabaje What is sad, tituri abahuye na Yesu gusa ahubwo n'umwuka wera twarawuhawe not only we have met Jesus, but we have also received the Holy Spirit. none bitunanira gute And how come this twarahuye is na difficult Yesu to us, tukongera tugahura having n'umwuka met wera Jesus and having received the Holy Spirit? nitutavuga ubutumwa If tuzaba duhemukiye ubutumwa bwiza If we don't preach the gospel, we'll be doing wrong to it. sinkubesha sinzi nimba Imana izakwirata mu buryo budasanzwe mu gihe ibyo wamenye wananiwe kubibwira abandi I'm not sure God will be proud in you if you can't tell people what you have known. mwe ntimugitekereza kubarimbuka narumiwe n'abakizwa ntabo mugitekerezaho barimbuka You don't think about those perishing anymore. hanyuma njya mbona abantu mwirirwa mwandika ngo wenga ibintu byabaye nabi ngo ibyaha byaragwiriye aho I birareka see you kugwira writing that ntababirwanyije sins are filling the world. How possible there will be no sins when you don't preach the habuze gospel? abahaguruka ngo none ibyaha birareka kugwira gute Sins will always increase when we mbabwire don't ikintu preach the kimwe ntinya gospel. iyo utarwanyirije ibyaha kure When you don't fight sins from far, byo bizagusanga iwawe they will come to your house. niba ufite umutima wo kurimbura ibyaha If you have the heart at your heart to uhera destroy the iwanyu sins, ariko warangiza ukabirwanyiriza kure y'iwanyu you go and fight them where they are iyo far from your satani house. utamutereye kure muzarwanira mu rugo When you don't attack the devil from far, you will fight him in your house. nicyo gituma uzabona abantu mwanga kuja kubwiriza abana b'abandi bahe barimbuka umva ntibikureba noneho bwaca ukazahangana n'abawe. When you don't want to preach to other children's the gospel, you will be obliged to preach to yours. Niko bimeze iyo utabigwanyirije hanze bigusanga iwawe. What you don't fight from far comes closer in your house. Ariko iyo ufite agahinda k'abarimbuka ukareba abana bononekara abasore abakobwa ukumva agahinda, But when you saddened by iyo those mbaraga ibatera perishing, biragoye aho yanyura ngo igusanga aho utuye wowe. it becomes difficult from the attacks to find you in your kubera ko house umwanzi because wamurwanyirije kure. you have fought the enemy from far. Ariko iyo mwabiretse bigeraho But when ibyaha you do bibasanga aho mutuye, nothing, he comes close to you. mugatangira kurwanira guhanganira nabyo iwanyu, And you start kandi mwari fighting him in guhanganira your nabyo kure. house, creating collaterals. Turabyumva tuvuge haleluya. Hallelujah. Ngewe mu mutwe wanjye mba numva aho kuvuga ngo ivugabutumwa rireke, ahubwo mba numva nareka urusengero. In my conception, instead of not preaching the gospel, I will Nagera cease igenge to go kumva to nk'ijwi church. rimbwira ngo nimba itorero ritavuga ubutumwa
And the voice tells me if the church is not preaching the gospel, it has a problem. And it might even lose its identity. 12. They did everything they go together and multiply to 120. And the 120 preached to 3,000. And in less than 3 years, there were more than 30,000 Christians in Jerusalem. And Paul wrote, how will they get saved if no one preaches to them? If no one preaches to them, how will they get saved? This is how easy it is. It is really easy. itsinda ry'abigishwa ba Yesu 70 gusa sinkeneye abarenza. I'm praying that by the time I leave, I have 70 disciples of Jesus. Ni wacu narasenza mamana nkeneye 70 gusa. I did the same prayer in my church to get 70 bangana nabo Yesu yabwiye ngo mugende babiri babiri. The same number that Jesus sent in pairs. Hanyuma murebe bitangaza ko bitazabaherekeza bikagenda inyuma yayo. And you will see how miracles will be following you. Aba bantu 70 babonetse hano. If I can get the 70 people in this church, babyiyemeje n'imitima yabo. 70 people who are committed. Reka mbabwire ikizababaho. This is what will happen to them. Bashaka kwisanga nyuma y'imyaka 3 bafite impano batigeze kugira mu buzima. They could find themselves with exceptional gifts within 3 years. Impano ni ibikoresho. Because gifts are tools. Nta muntu bahisuka. You cannot receive them. Bayijyane mwishuka. To bring it in your bed. Isuka bayiha bagiye mu murima. It's used, it's given to those going hari to the farm. impano zidakora kubera ko mutagiye kuri tere. There are gifts that are not operational because you don't go to the field. Nico gituma biriya wa mudamu yasomaga ntimwabyumvise. Aravuga ngo barasoka baragenda hanyuma arabanga ibitangaza ngo bizabaherekeza. Abarwayi bakire ibiki abadayimoni kubera ko bagiye. After you go out, impano mwabuze zimwe nuko Imana yabonye arizo gupfubusa. It's because God found that they will be useless. Ubu benshi muricaye ngo Imana izabanze impano ngo mbone hari impano itagitanga izitangira kuri tere wagiye. To receive gift before going out, but it's not that way. You will receive the gift when you are ready to use them. Ari uko bagiye. The demons could flee because they had. Basengeye abarwayi ari uko bagiye. They prayed for sick people when they went out. Nimutagenda uzarinda upfa hari impano udatunze. Without having some spiritual gifts. Ariko iyo ugiye But when you go, muzagende nzabaha ibyo muvuga. Jesus told them, go, I will provide for what you will be saying. Natangiye ivugabutumwa mfite 20 mu mutwe ariko nageragaho mbwiriza kayoberwa ibyo navuze nkabona gusa abantu bamwe bari kurira abandi bakaza kwihana nkibaza byagenze. I only knew 2 Bible verses when I started evangelism, but namenye ko ari ibintu Imana yikorera kugeza ubwo uruha ukabimetiriza bikisuka kubera umwete ugiraho kubisoma. And whenever you apply yourself to reading the Bible, scriptures will flow. Imana izadufashe. May God help us. Nimwe mwanyitumiriye. You the ones that invited me. Tomorrow on Friday, nzasengera abantu 70. I will pray for 70 people. Tuzafatanya dusengera abantu 70. With your pastor we pray for 70. Biyemeje kuba bigishwa ba Kristo bagiye guhamya Yesu imyaka yabo yose. Committed to be disciples of Jesus and to testify of him all their lives.
muzajya mukora icegeranyo cy'abakijwe bari hano n'abandi bataje hano ariko bakiriye Yesu. Statistics of those who are saved buri mezi atatu on a quarterly basis. Njyewe nabwiye itorero wacu ndababwira ngo nimutabikora ngo mbone ko birimo mbarahiriye Imana. Dimanche zimwe muzaza gusenga musanga imiryango yose nashize igufi. I told my church members if they don't do evangelism, I'll be closing the church on Sundays. Mbitemanura mu mihanda tugende. And when you come on Sunday, I will send you imishimira amateraniro gusa muze kwaka umuriro. Why do you appreciate ariko umuriro utafite icyo uzamarira abandi and get fire that is useless to others? Ubushize nabwiye toke mwese mugende noneho mujye kubwiriza abagabo banyura haba abagore banyura haba babiri babiri. I send all of them in pairs. Nimuhura muri babiri mukabona nta ntyozi barimo cyane mubone nk'ari nk'ukanyakanya muri mwe mushaka wa gatatu. If you found yourself in a pair that can't hakaba bamwe bahura bagasanga bombi turabihera he bagahita batelefona naka uri he tugufate he bakareba nk'umujene w'imetiriza bagende gusa avuge narangiza nabo batangire bakubiteho ubuhamya bwabo bavuge ngo ni ukuri. So that person can speak and they give their testimonies. Uwo munsi baragiye nimba bagarukana iminyago y'abantu barenga 100. They went that day and brought 100 of people who had received Jesus. Umushumba ntiyagiye ngewe sinajya nge narasigaye namwe ndasigara mbasengera hano. I didn't go with them. I stayed in the church to pray for them. Baragenda. They went out. Nyuma gusa madamu yasigaranye n'undi mudamu ndavuga batoke mwe mwasigaye hano mukorike. My wife stayed with another lady and I asked them why did you ngo dusigarane nawe tugufashe mwitsinda ryo kwinginga toya rwose simbashaka hano mwinginga. They told me that they wanted to be with me in intercession. I told them go out and madame atumve rero duherekeze basu tugezeyo uhitugaruka. My wife told me accompany us at least. Ndabaherekeza ngo tuhagere ngo mbona abantu bicaye mu rupango ari benshi. I went with them when I arrived there. I saw many people seated in the compound and joined them. And everyone in the compound received Jesus that day. Ico cyumweru twakiriye abashitsi mu buryo butamenyerewe mu itorero. The Sunday that followed, we had so many visitors in the church. Ubigice kinini cyabo barabatijwe. Many of them have been baptized. Hari ngaga quartier bagiyemo kabajene bafite amadrede banywa amatayi bagize ngo bareba abagore bagiye kugenda bagenda n'amamodoka yabo ngo ashike baparika imbere ya salon de coiffure bahaparika imodoka amajipe 4 ngo bavemo nabo bagore baje bambaye amaherena amashenete bambaye imipeta byinshi nzahabu zirabuzuye none ibyo bihungu ngo bibarebe. When the ladies that were for evangelism arrived in the street that has so many young people, uwa bagore basa gutya the young people mazanywe no kutubwiriza gusa cyangwa muri abayobozi muvuye muri leta hari ibindi mwaje ku. Ask the lady, how can beautiful ladies like you come for us? Urukundo rw'Imana rwaduteye tubura amahoro turavuga ngo tuze tubabwire Yesu has pushed us to come and tell you about Jesus. Abaraho bose all the people that baravuze ngo nimba abagore basa gutya bafite Yesu, if such women can have Jesus with the beautiful cars they have, baravuga ati rwose uyu Yesu natwe uwo Yesu wanyu turamwizeye. We want to believe in your Jesus. Iryo tsinda ryose ryarabatijwe. All that group has been baptized. Iyo birangiye aba bantu bose bakijijwe, after all the people have, twe duhita dufata buri muntu wese ukijijwe tukamuha umuntu umuparena wo mu rusengero. We give to every person that has received Jesus a mentor from the church. Nuwa papa we assign to each new believer a mentor. Uzamukurikirana kugeza mwinjiye mu ijuru. And the mentor is requested to follow up on that person until they go to heaven. Niba anafite ibibazo umubera inshuti nimba yarazibuze. If that person has problems, you are nanagira ibimubabaje ari wo wabibwira.
And if they are sad, they nibiremera should come to ubizanire abashumba And if it's above what you can manage, bring it to the pastors for help. nibinashoboka nimba afite krize y'ubuzima kuburara ntakaburare wariye nge niko nababwiye umuntu uparena ntakaburare wariye azaburara ruko nawe waburaye. If they can't spend the night without eating, let be the same for you. Why do you have leftovers while some other children did not eat? You give all nice kind of food to your children. Why don't you take care of your spiritual children? And you see that you belong to heaven, that you go to heaven where you can't share even food with others. Will you take the food in heaven? ngahe ndebera uzajye mu ijuru ngo warakijwe niba kubaza ati kandi igitangaza cyo mu ijuru ba project stock z'ibiryo wahashe kuvubayeho uzasanga wenyine wakuzuza umujyi wa Kigali wose. The heaven has records of what you do. Atabarwa bene ya zarukurana zava hano Nyabugogo zikagera ku mpaka wa Gatuna. All the things you have been entrusted with. Hanyuma bareba bakabona wagaburiye abana b'umubiri bene wanyu b'umubiri ariko nta umuka wagaburiye your relatives, but spiritually you have fed no one. Nuba n'umunyamahirwe nuko nabo wabyaye mu mubiri uzababyara no mu mwuka ariko ikibazo hari n'abababyaye mu mubiri bananiwe no kubabyara mu mwuka. Even your biological children become your spiritual children, because for some it's impossible. Iyo bikozwe uko nta n'umutakara when all new believers are assigned mentors, no one backslides or is lost. A day I sent all the men, including policemen and military officers. Because some had brought their official cars, it was difficult for some people to receive Jesus. But when they testified that they came to announce Jesus only, I had sent them in an area that is really difficult, and they committed to preach the gospel in that area. They said great officers also can be saved. All the young people they minister to, that they received Jesus and are now members of our church. And men committed to mentor them, each one having his and they always pray, God help me, so that the person I'm mentoring will not backslide. They pray for them, they follow up on them. And some have even been given seed funding. nakora business ngacuruza imboga akabimwihera tugasanga abantu babaye bacuruzi tutabizi. Seed funding to start small income generating activities. Uwo murumva yarekura Yesu ate? How can those people umuhaye agakiza akaba muhaye n'ubuzima burya azabaho? How can they go away from Jesus that had given them salvation and the way of living? Umuntu akita ku mwana w'umwuka nkuko yita ku bana yabyaye. They take care of their spiritual children and the same way they take care of their biological children. Ask the person next to you, how many spiritual children do you have?
How many have you brought to Jesus? Ariko Imana ishimwe ko tukiriho. Thank Jesus. Turacyafite amahirwe yo gukosora ibitarakozwe. With the opportunity of making things right. Kugeza ubwo kimisagara hano. Until kimisagara muzajya mubona abana benshi mwabyaye. Buri muntu wese azaramya Imana. Namara ibwire ngo Mana we unandebere no kuri uriya muntu uteze amaboko ko ari umwana wanjye nabyaye. And when we'll see people praising, we'll say, oh, this is my spiritual child. Can you imagine the value you have then in the eyes of God? Sometimes we say, if God doesn't show himself to me, but how useful are you to him? I always tell myself, what is required from me is to preach the gospel. Cyangwa se nabona amafaranga iyo mbonye ibihumbi birenga 700 mpita manura ibyuma kajya kubishinga mu gasenta. When I have more than 700 ngahagararaho abaririmbyi nk'abane bakaririmba narangiza nkababwiriza tujya kugeza hagati hakuzura abantu bangana n'aba barahangaha. Hari umunsi nabikoze haza abantu barenga nka 800 sanga bazengurutse muri ako kajaride akabuga kari ahantu bakiniramo karimo ibyatsi. Nahagiye kubera ko nagiye mu nama numva ku karere mu nama baravuze ngo udukaritiye twananiranye bavuga ko nsanga kegere hari urusengero rwacu. That was after one to a meeting. None se urusengero rumaze iki hano nimba munsi hari quartier y'indaya n'abanywa rumogi urusengero rumaze iki. And I wondered how useful would be the church if just next to it there is a street that ndashima Imana ko uyu munsi full of iyo quartier yavuye mu ikorari yitwa Ebeneza iririmba mu rusengero ivuye muri abo ngabo that sings in our church from that very street. Nukwiyemeza no gushira ukubute. It's a matter of commitment. Muhaguruke dusenge. Stand so that we may pray. Mugende murare mubwire Imana ngo mwami Yesu ntuma ndahari ntuma ndagenda. May you ask the Lord hanyuma ejo dusengera abantu itsinda ry'aba bandi 70 Yesu yasize. And let's pray for the group of 70 people. Kimisagara ikene 70 persons. Hanyuma murebe buri mezi 3 muze murebe ibyabaye. And then make an evaluation after 3 months. Imyaka 3 aha bawuzuye akaba hato hari hakuzura akaba hato nibyo. Ariko nyine Imana yarabikemeye ama service menshi yarabikemuye. In 3 years the press will be too small to fit the persons. Ariko nusaza utabyaye mu mwuka nabwiye Imana ngo sinshobora kubyara mu mubiri ngo abana mu mubiri bazaruta umwuka. Si nabibwiye madamu tugitangira ivugabutumwa sinshobora kubyara abana mu mubiri ngo bazaruta abana umwuka nabyaye. I told God that my biological children should not surpass my spiritual narahinda byatu umwaka ushize nkeneye kubwiriza 4,000 byakire Yesu. Warangiye 4,200 byakiriye umwami Yesu. Ngafata 300 yakiriwe nkabaha urusengero ruri aho ngaho kababwira uburyo bazabarera. Ndashima Imana bamwe barakomeye ariko hari izindi nsengero zabananiwe. Haraho nageze ngo mbwire urusengero ngo aba nimwigabure mbabagaburiye mu barere barambya ngo ntibishoboka ndashaka kumenya uko turera aba bantu. In some instance I asked some churches who refused and say they don't know how to raise them. Mbabwira aho tuzahurira tuzasengera nahise mbaza hari sale. So I convinced them, I told them where to meet on Sunday. And I gave everything so that the next day they would have a place to worship from. Bari bazanye urumogi bazana ibiki bararunda ku gatuti indaya mana yanjye simwe zikambwira ngo twari tuvuye mu mujyi twaje muri rendezvous hano
mu ntara twabonye igitaramo bari guhimbaza tureka tube duceza amasaha y'umugoroba gere tubone kuja muri lodge ati none mu nsengere buranije nimba hari uwampaho ndara ejo nkazasubira iwacu. So they were saying, if only someone could give me a tugahita tumuha harara tukamuha amatika azamutahana and we gave kuko them the abagabo tickets to bring them yarasanga back ntakigezeyo because they were no longer meeting the men they were coming to see. twarahafunguye ku cyumweru haza abarenga 600 baje guterana gusenga. We opened the place and more than iryo 600 teraniro came riraba together in the service. rirakomeza umupasiteri mubo twajyanye mbita musigayo urayobora gerizo ya hano ntugisubiye aho wakoreraga. And one pastor went with stay there to fellowship with them. And umugore n'abana barimutse bamusanze. Now his wife and children have moved. Yamaze amezi abiri ari uririmbisha ari uprotokora akazabereka hagaze hano ari utangisha amaturo abo bose nta numwe waririmba bakirijwe umunsi umwe bose. They were saved the same day. Abapasiteri abadiakona aba protokolo hagera gutanga amaturo akajya kwikorera igiseka iyo kiri akaza agashira ha muri gutanga amaturo. Ariko uyu munsi bafite korale 3 z'imiriro ishaka kuzikaririmba nta bahano babarusha nabi wacu baje wacu bararirimba turumirwa nabi wacu bahano ndi babarusha. And all the people bazuzuza umwaka ku itariki 30 y'uku kwezi kwa 10 in this month hari kuri 29 niwo munsi bakije. That's when they got saved. Torojyando barenga 600 more than 600 person making the church. Birashoboka niduhaguruka. It's possible when we rise up. Simbabesha muzaba mubaye itorero ry'ububyutse ariko ico kidakorwa simbabesha muhagaze kuguru kumwe ko kuramya Imana ariko kuguru ko guhamya Yesu kwagize ibibazo timushobora kuba abanyabubyutse. Mumanika amaboko dusenge. Imana yacu mu izina rya Yesu shimwa ko waduhaye Yesu yaraje atubwira ubutumwa bwiza ngo arangize natwe dutuma kuvuga ubutumwa. Kristo aravuga ngo uko data yandumye niko nanjye mbatumye. Yesu we dushoboze, Kristo we tuhamye Yesu tuvuga ubutumwa. Bene wacu barimbuka n'ibihumbi bitabarika. Hari abo twashinguye mu gihugu batazazuka byarangiye kubera babuze abababwira ubutumwa. Turabyiyemeje iki cyumweru kubwira ubutumwa aho dukorera, kuvuga ubutumwa mu mashuri, kuvuga ubutumwa mu mihanda, kuvuga ubutumwa mu mabise, kuvuga ubutumwa ahantu hose. Manu turinde umwuka wo kurebera no kwigira aba ntibindeba, ubiturinde mu izina rya Yesu. Uduha umwuka wari mu ntumwa za Kristo watumye zisohoka zose zigahamya, ibihumbi bigahinduka impano zikisuka ku bantu. Sabiye aba bantu bose impano n'umwuka wo kuvuga ubutumwa kandi baherekezwa n'impano za data, ibitangaza bibabeho uko babwiriza abandi ariko nabo bakomeza mu isi y'umwuka, uko basohoka ariko Kristo nawe urushaho kwamamara muri bo. Tugushimiye ko ubwami bw'umwijima bugiye gutsindwa, ubwami bw'umuco bukamamara, Kristo agahabwa intebe mu mitima y'abatuye isi, kimisagara ikagarura abantu benshi muri uyu mujyi, ijuru rikakira iminyago myinshi y'abavuye mu isi. Ndagushimiye ko wavuze ngo dore ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi, ujyane natwe muri uyu mugambi no muri iri vugabutumwa kugeza rigeze ku ntego idasanzwe. Ducasha umwuka mubi wose utera abantu ubwoba n'ubunebwe, tuwuhambye mu izina rya Yesu.
batinyuke bashira ubwo, batangire gukora ibihwanye n'ibyo Yesu yakoze, n'ibyo yasigiye intumwa, n'ibyo zadusigiye. Natwe tubikore. Tugukomeye amashyi ko tugiriye neza. Amen, amen, amen.